inzi byo ndwana nabyo ubundi uyu mwaka nushize niba ari umwaka narwaye ukomeye kandi hirya yoyo nta n'igicurane nzongera kurwara. No kuvuga ngo uri hagati y'ikiraro kikuvana muri gakondo y'iwanyu kikwinjiza mu banyamugisha burundu. Ndasohoka mu gisekuru gikenyuka winjira mu barame. Yego sigira muri muraryumva ari naryumvise. No kuvuga ngo ngiye ngo ntakunda kuvuga ibintu byanye byinshi ngo bisobanukirwe nuko iwacu kugera kuri iyo myaka cyane cyane kwa data aho mama avuko byarashobokaga ariko kwa papa kugira imyaka 60 n'ikintu kidapfa gushoboka. Sinigeze narwaraga nk'abandi bose. Wemera ko ndwaye malaria ejo bundi hazi kigibaho? Wemera ko njye numva akaguruka karahengamye inkorora yazo ugasanga ntivuyemo? Icyo gihe harazamuka ibintu ntazi ibyo ari byo. Ibitero bya diabete birazamuka ntajye ndwara diabete kandi wumva ari akantu nyine gatoya. Najya kwa muganga bagasanga yazamutse nava mu ivuga butumwa najya mu ivuga butumwa gasanga yazamutse ndavuga si ibintu nibiki. Isukari iragenda nyoberwa irengero ryayo muri 58. Yego harangije hazamuka pressure naye bati mutima watumbagiye ntisinjya ku binini neze ndakoze iki mukanya nayigira gute iragenda sinza hiciye ati reka twe tukubite umugaro ugende mu kagare. Imana yarambwiye ibitaro ubwo nterwa ishingira umva ibyo byose iyo uri umuntu uza uvuka murambibwira abantu buri munsi jya umenya kubara vuga utari ko mama yapfuye ryari papa yapfuye ryari bipfira he ese kuki ino myaka yigeze pana kuza kumbwira ngo 50 abantu baba bashaje hari na 80 batarasaza. Ni gute navutse ntajya mu bitaro ngakura ntajya mu bitaro nkaba ntarara mu bitaro ku myaka 35 nkaba ndwaragura nagera muri za 50 hahandi yaturenga hamwe satani yashyize purafo utangiye kuyigonga utangiye guhora n'ibibazo kandi bitanahari rimwe na rimwe no kwa muganga bakabura indwara. Wewe warangiza ukibwira ngo watewe kumbi ntumenye ngo karande yabyukije umugara ku buzima bwawe. N'umurokore n'umwana ntaza hari ntudukora tukira abana utazi byari byo ariko bifite impamvu. Ngiye numva no urumva kubera akurikira ndi butango nyina mwe nawe yarapfuye. Uvuga nk'igihe bavukaza kandi zo kugira gute gukenyuka kandi iwacu bakazamuka arabakire ariko bagapfukire bwayoyotse bwagiye. Ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta kandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta kandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Suje ngo haye kaze kuri ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ni benshi twagiye tubona ubuzima bwahindutse kubera Imana niyo ibigiramo uruhare ariko hari inzira bigenda bicamo ari ubwo gusenga. Ariko muri iki cyumweru nyine turagaruka ku Nzozi. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mudukurikiye ahantu hose
muri hatandukanye. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarutse n'ubundi ndi kumwe na pasiteri, twibereye mu kirere cyiza Imana yaduhaye umugisha, yarabaduhaye, turabishimira Imana. Hari n'ikirere cyiza twabonye n'imvura, ibintu ni byiza cyane. Waranakiza nakojwe iri muri izana, mfite morale rwose, morale irahari. Imana ishimwe cyane. Bose babigizemo uruhare. Yego, Imana ibaho umugisha. Mujye mushaka ariko ntibukirewemo. Erega buriya nta makuru mufite. Wemera ko mu muryango w'iwacu ariko ugize imyaka myinshi uraramye? Impamvu mpanganye n'uno mwaka unyinjiza muri 60. Yego, nuko iwacu nta muntu ujya uhagera. Sikara urugamba rukomeye bya bintu. Nari nzi ibyo ndwana nabyo. Ubundi uyu mwaka nushize niba ari umwaka narwaye ukomeye, kandi hirya y'uyu nta n'igicurane nzongera kurwara. Ni ukuvuga ngo uri hagati y'ikiraro kikuvana muri gakondo y'iwanyu kikwinjiza mu banyamugisha burundu. Ndasohoka mu gisekuru gikenyuka winjira mu barame. Yego, sigira muri muraryumva ariko naryumvise. No kuvuga ngo ngiye ntakunda kuvuga ibintu byanjye byinshi ngo bisobanukirwe, nuko iwacu kugera kuri iyo myaka cyane cyane kwa data, aho mama avuga ko byarashobokaga, ariko kwa papa kugira imyaka 60 n'ikintu kidapfa gushoboka. 35, 40, 50, nta wigeze agera kuri iyo ngi. Hari ugeze kuwa mbere umufara uhageze muri za 60, ariko nawe kuva muri 56 yari ikimuga 100%. Rero iyo turwana n'imbaraga ubuzireba, urabyumva ariko ubuzireba ngiye nari nzi ko 56, 57, 58, 59 ninjira muri 60 nyirizina ngomba guhangana na kintu kimwe, kandi ngomba kwirukana akagare, nkirukana ubumuga. Ntabwo mwabyumvaga, naracishije sinavuga ibintu biba bikaze. Wemera neza ko mu buzima bwanjye ndaye mu bitaro mu myaka 58 ntarinzi ko ibitaro bibaho. Akushobora kubyumva? Ntabwo byumvikana. Sinigeze narwaraga nk'abandi bose. Wemera ko ndwaye malaria ejo bundi hazi ko igibaho? Wemera ko njye numva akaguruka karahengamye, inkorora yazo ugasanga ntivuyemo? Icyo gihe harazamuka ibintu ntazi ibyo ari byo, ibitero bya diabete birazamuka, ntajya ndwara diabete, kandi wumva ari akantu nyine gatoya. Najya kwa muganga bagasanga yazamutse, nava mu ivuga butumwa najya mu ivuga butumwa gasanga yazamutse. Ndavuga si ibintu nibiki? Isukari iragenda nyoberwa irengero ryayo muri 58. Yego, harangije hazamuka pressure, naye bati mutima watumbagiye, ntisijya ku binini. Ese ndakoze iki? Mukanya nayigira gute? Iragenda. Sinza hiciye ati reka twe tukubite umugaro ugende mu kagare. Imana yarambwiye ibitaro. Ubwo nterwa ishingira. Umva ibyo byose iyo uri umuntu uza uvuka, murabibwira abantu buri munsi, jya umenya kubara. Uvuga utari ko mama yapfuye ryari, papa yapfuye ryari, bipfira he, ese kuki ino myaka yigeze pana kuza kumbwira ngo 50 abantu baba bashaje, hari na 80 batarasaza. Ni gute navutse ntajya mu bitaro, ngakura ntajya mu bitaro, nkaba ntarara mu bitaro ku myaka 35 nkaba ntwaragura, nagera muri za 50 hahandi yaturenga hamwe satani yashyize purafo, utangiye kuyigonga, utangiye guhora n'ibibazo kandi bitanahari. Rimwe na rimwe no kwa muganga bakabura indwara, wewe warangiza ukibwira ngo watewe, kumbi ntumenye ngo Karande yabyukije umugara ku buzima bwawe. Njye rero kubera ko nahishuriwe kumwe bw'abera ministries, mfite uko nsenga, mfite aho werekeza isengesho. Muri iyo minsi umwana wanjye yafashwe n'indwara hano, abura umwuka, kandi umuntu abuze umwuka arapfa. Ngiye gushaka n'umutwara ndamubura, shaka na moto ndayibura, hagarara muri iriya nguni bavuga ngo data, mu bintu bibiri nzi, wampaye umwana umwe, niba igihe cyo kumutwara kigeze ndagushimiye, niba atari iki shaba urya agera kwa muganga. Yaragiye baramuriyanima iminota 15 baragarutse, kandi yarancitse ndi hano. Muri iyo minsi madame bararwaye. Uvuga ngo satani afite rero, hari ukuntu abantu babona indwara bakagira ngo ni ibindi, kumbi ni intwererano za satani. Arimo aributsa iby'iwanyu, avuga ati kotarezo makonje naye narashenye Karande yo gukenyuka, wisobanukira, narayisekuye ndayiribata bye. Ubu mvuga ubu ngiye tuvugana, ako abonye ibimenyetso abantu bagiye babyitoza. Ubu ngiye tuvugana ukongera kumva ahubwo ngo ndarwaye, Uzamenyeko nkubeshye.
nakubise purafo sinzi ruto n'imbaraga afite nahise mbwira muganga buje nti nta rundi rushinge zongera kuntera ati jamais nta by'urushinge nta naramubwiye hari ugize kuntera ishinge 9 ku munsi ndamubwira 1 2 3 9 hano umutsi wa hano ateye mu rushinge karagenda kakate karagunda mama imbere hano hari bisebe yongera atera handi biragonda bwa sawa aratera mwe nti izi nizo za mbere n'izanyuma sinzaga ati ntabwo urakira ntabwo nzagaruka navuze no ibi bintu nabyo ni byiza ko babishyiramo ariko ndimo na creating ibindi bintu mu mwijima nazi iki nakibonye bita nongera nibutse imana byo twavuganye kuri ngiye kubona mbona umugina w'imegero uraje zitangiye kuzamuka ngiye kuzica zirabora tusobanukirwa ijwi rirambwira ngo jya wibuka ko nta urenga ino myaka jya wibuka ko muri iyi myaka iwanyu ntawe ugira inzu jya wibuka muri iyi myaka ntawe wize urenga nukuri neza nuko nabikoze ku wa gatanu ndamubwira ngo nirwo rushinge rwa nyuma ku buzima bwanjye bwayo ndanishyure fagitire ariko iyo amafaranga yahagendeye kandi wakakubwira ati nturakira tubyihorere nuko nguko rero umuntu iyo adasobanukiwe akomeza kugenda agenda akavuga ati ukazashiduka wamugajwe n'imiti yo kwa muganga bikabyara indwara ahubwo utari ufite kumbura rwana na karande yari kwicaye hejuru igahita ikwicarira noneho wowe banza wibaze ntiwazamutse uri ikimuga ntiwazamutse umugaye niko tugeze mu myaka yo kuba indwara yose gwifataho nkaho wamba burya umwenda w'umweru no ugira ingorane akantu kose kagakora kimwe nko y'umweru burya ngo igira akabazo ko gutora nijoro agaca karayitwara none ukibaza kukingewe ndagira ngo badukwiye umwe bwabera bahindukira nko y'umweru agaca kayitwara nijoro nko y'umweru burya kukingewe mu buto bwanjye mu bwana bwanjye nakuze bimeze bigeze indwaragurika kuki ibintu binyatatse bikataka n'umuryango ameze gutya kuri iyi myaka none satana agahita gutega burya nkubwiza ukuri nk'aka kandi bakuru batwumve turacyari mu nzozi none ahubwo ya miti baguha ya buri munsi ikagenda ikarema indwara muri wowe utari ufite ugahita ushidukana ko na kanseri kandi itari ihari cyangwa ugasanga mu muryango wanyu murwara ikintu kimwe niba ari jamba gauche akaguru k'ibumoso ni gauche ugasanga mwese mwarwaye ak'ibumoso niba ari ak'iburyo mwese mwarwaye ak'ibumoso niba ari sinozite zarabamaze niba ari asima zarabakuriye n'amaso n'igifu noneho hakaba n'ibindi byinshi yo umutwe udakira kandi ukibaza ko nivuza noneho ntiwicwe n'indwara ukicwa n'imiti wirunzemo bakubwira ngo nyura hango ngo imiti hari ukuntu imiti iba myinshi wamugane ikagenda ikarema ikindi kintu nakubwiye ngo nge kuko nagira ngo sinzi impamvu ikiganiro kijemo iyo tuganiriza abantu byose bigomba ubwenge babyumve turi mu nzozi noho karagaciyemo cyangwa se dukomereze ku by'uburwayi tuse kuzimura kuzikoze ka Imana yaduhaye ubwenge kibazo none se nibi ngibi byari bikenewe kuko umwuka wabizanye afite impamvu afite n'icyo ashaka gukemura ubuzima zo guca karande yo kurama akarama numvaga nzayivuga undi munsi cyo bagiye narose kura ko nzi neza ko mu muryango nta muntu ugira imyaka 60 ni ikibazo ikindi nta nugeze yiga amashuri nkayo nize ati ku myaka 60 ntago agomba kuba afite inzu ubundi twe ni hagati ya 55 na 57 ukava mu ibarabara 58 ukava mu ibarabara noneho nunaramye aramatazi ko n'izuba riba hanze rihari ubwo abari mu nzu yaramugaye makuru nini kandi afite ubutinda afite ubukene byarazambye yarabaye deprime yarasaze nuko kore ku muryango nese ko twawusanze ari ukumeze sogokura papa wacu havuka babavuka n'abandi 10 bari barapfuye bose papa no wa 11 ariko bamwise ngo ni ntambabazi burya niko yatwisizwe ruvango mu bana 12 babaye papa niwe wabayeho ku mwaka wa ari wa 11 amwita ntambabazi urupfu ntirugira iki imbabazi natwe tubya abahungu ba ntambabazi ntambabazi we ayakirago igicyo nakuyeho ni fisi nanze ijambo fisi giye yakana fisi kuva gihe nkiri muto navuze nti no fisi woye urazi icyo mba nkoze ubwo oya ubuciye karande wivuze ubundi abantu bashi bakwise ngo fisi runaka ubwo buravuga ngo copy paste ewana cyane
niba sari indaya uzaraya nka 50 ubu uri copy paste yaso ngero sinzi ukuntu nkiri umwana mutoya numvise ndyanze numvise nta bya fisi ngewe nkumva fisi n'umuntu uraho meze mivuze mu izina bakumira noneho kuko abahungu bose bitaga fisi ngewe mu byangombwa ndibuka ko no muri primaire narabyanze akusane no murokore n'umwana ntaza hari ntudukora tukiri abana utazi ibyari byo ariko bifite impamvu ngiye numva no urumva kubera akurikira ndibuta ngo nyina mwe nawe yarapfuye uvuga nk'igihe bavukaza kandi zo kugira gute gukenyuka kandi iwacu bakazamuka arabakire ariko bagapfa ubukire bwayoyotse bwagiye ariko uzi kubanza ubukire ugaheruka ubutini biragatsindwa uzi kumenyera kurya ugasaza utari ibyo byose byari ibintu ugomba kuza binyirukankaho rero nge kuko nari nzi neza ibyo ndwana nabyo hari umugabo umwe tuziranye yitwa Gode ndamuvuga mu izina hari muri 2010 ndamubwira ngo amasezerano yose Imana yampaye ararangiye ngiye guca mu bibazo nintapfa ndaca mu bibazo kuki wavugaga gutyo se nuko nanize iby'Imana yambwiye ko byose mbibonye mu gitabo byuzuye kuko narose ngo nteruye umwana noneho ndi kumusimbiza iswimira amanuka yawe kandi mu rugo hari abantu mbura ubufata umwana ubura n'uburamira bwambure bita nkanguka ndongera iryo joro ngo sohoka ngiye kwihagarika ngo ngifungura ipantaro ngo mbona abapolisi bampagaze imbere mana yanjye mbura ubure kuri nkari mbura ubuzifunga ndaceceka ndota ntetse ibyo kurya byiza ubundi guteka ndabizi pe ngenze guteka kandi guteka nzi ntabwo nishima ko natetse inyama ngenze guteka ibyo kurya biri green ibintu by'imboga kubivanga ibintu bigiye bitukura ubundi simbikunda cyane ngo ndabiteka ndabitunga ubundi iyo nkubashye nagukunze ngukorera salade gukorera gasupu gutekera utuntu twiza wumva kuri hari ukuntu mbikora iyo numva umutima wanjye wabisha mba numva kuguha inyama z'inka ntagutekeye mba numva ibintu byiza nawe urabyumva noneho ngo ndabiteka ngiye kwakira abantu mbona haje umudayimoni afashe umucanga bimenyemo kandi mbona ubimenyemo ndamuzi zaje inshuro 4 mu ijoro rimwe zari zikomeye tangije umushumba wanyoboraga mbona afashe dosiye yanjye arayubitse mpamagara uwo mugabo witwa Gode tujya mu butayu ndabyuka tujya mu mazi dusenga amasengesho y'iminsi 3 kandi Imana rero mpeke ariko kuva 2010 kugera 2017 naciye mu muriro nahuye n'uburwayi nca mu muriro none Imana irambwe yongera kumpa none ni byiza ko bo tuganira jimenya ngo ntihajye bandika iri ryasohoye ubundi y'amasezerano asohoye uravivura ugomba kubimenya byose uti mwami ntangiye ihe step yindi yarangiye urapfa burya yarangiye nta kindi kintu ufite ntago bikubera usa nk'udumbukiye mu cyobo niyo mpamvu abasenga bamenya ngo iki cyarangiye ukamenya aho werekeza isengesho ukamenya aho werekeza ibintu byawe naho uza kubitwara uwo mugabo turandaza n'ikigara aranyibagirwa byinshi bikomeye nca mu ishuri byinshi kugira ngo byeze muri 2016 nca mu ntambara ndende nyinshi 18 gutyo 18 noneho nibwo byipfata periode yo kugera muri covid bangiye ubuzima bwatangiye guhindukira muri covid 10 kandi urabyibuka noneho ariko mva aho bihageze byinjira muri ya myaka nubwo nabonye kujya mu ndege kujya kuvuga ubutumwa ariko bitabujije ko muri 2014 muri ibyo bibazo umuntu yambwiye ati nguha amafaranga cyangwa ujyane muri Israel ndamubwira nti njyana numvaga nifuza guhagarara ahantu hatatu ahambere mu buvumo Eliya yahagazemo ahunze Yezebeli numvaga mbishaka mu mutima wanjye kabiri numvaga nifuza guhagarara mu mva ya Yesu gatatu nifuza kugenda mu nyanja ya Tiberiya ndebe ahantu Yesu yahagarikije umuyaga ndebeho ko ibyanditswe muri Bibiliya niko birahari warahiboneye njya no ku musozi w'abahiriwe mbwira uwo muntu nti izo miliyoni 2,300 bari kumpa ngo nzubakisha inzu zihorere reka njye mu butaka bwera ngira icyo mbwira Imana ndangije njya ku rukuta rw'amaganya mu rusengero rwa kera hariho ijambo rivuga ngo niyo Salomo yaranditse ngo mwami ngo dore iyi nzu ndayubatse kugira ngo n'umunyamahanga wese uzaza afite ikimugoye cyangwa agasenga yerekeye amaso kuri iriya nzu uzamusubiza ikimuzanye amenye ko muri Isiraheli hari Imana
bwira uwo mugabo nti ndayakeneye ariko oya Karande yo kuri indege bwa mbere kandi ngenda ibirometero byinshi niba ko twavuye hano tujya Kampala tuva Kampala turagenda tujya muri Turukiya tuva Turukiya tunajya muri Israel mu buzima ciye Karande yari ariko numva nkeneye kuzahagarara ku rukuta rw'amaganya ukabwira Imana ibi byifuza kandi ibyo navuze yarabinkoreye nihabwa icyubahiro Imana ishimwe cyane urumva icyo gusobanura ndi kubyumva rero cyane hariho umwuka wo Karande nanivuze rero ngo izi nzozi turimo dusobanura karagaciyemo ariko urafashijwe cyane Karande Imana igire Karande ducira wewe abanyamatera umuntu urushinge rukigonda mu mutsi bagakuramo urwakabiri rukigonda marasaba yabyanze n'Imana yabyanze ndabize nti kuramo ibyo bintu byawe sinzagaruka ati no ati dushaka hano ijame ninde mpfa nziroza ati base dutere ku kimura ndeka da ndavuga nti tubyiwe narababaye uwo munsi pe mpita nibuka ko nari narose mbona umugunguzi cyangwa umugina w'imegeri nyinshi ariko ngiye kuzica zitazibora uwo mwanya ubwo byasobanuraga iki byasobanuraga yuko Karande yaje gukomanga ngo irebe ko nkiri wa wundi nkenyuke ntakemuye ibibazo uko basize batandeze uko basize batanyishyura ishuri uko basize ntanzo basigiye nanjye mba ariko ngenda ntishyura umwana wanjye ngo abeho ndeye ko mushyingira rega twiwacu nta mubyeyi ushyingira umwana we hari utari mu byumva ariwe Karande ushyingira umwana we ko ntawo kubera muri ya Karande yo gukenyuka baba barapfuye muri make ntawe uri kugira kereka umukecuru mwiza amahirwe ntawe uterura umwuzukuru abatera abuzukuru bashobora kuba batarenze umuntu umwe noneho mba ndabibonye ruhorakangutse ndakangutse ikindi ako kanya mu gihe nkibyitegereza nijoro mbona habaye inama baravuga ngo uwo twari gutumira akaduha ijambo ngo ntabwo yabashije kuboneka ngo nta mbabazi twamubuze kandi ndahicaye ko ari ikibazo gikomeye kandi ngize gute urahicaye aho ngaho kandi bo bari kukuvuga ngo ntabwo wabonetse kandi ndahicaye rero bivuze ngo ibyo ni ibimenyetso gaciyemo tuzabikomeza pe Karande yo gukenyuka icitse bwa ubuhamya ngenda kubwira ibyanyu uko nabonye ibyo bintu byari bimaze kuza ngiye gusenga irambwira ngo irukana uwo mwuka mu mpita mpamagara umuhanuzi umwe hamagara undi muntu umwe tutadusenga mpita ngira gutya mfata igitambo mbagitanze ahandi hantu nanjye mba ndasenze ndashimira umuntu yego ndashimira umuntu wambwiye ati ndumva nkeneye kugira ikintu ngukorera ndabona Imana ndagushimiye ko mbonye igitambo kizima kinkuraho bino bintu mushumba ntago nari kukurekura utatubwiye kuko iki kintu n'ubundi ntago ari byo twari twagamije kuvugaho ni Imana ikizanye ubwo hari impamvu ariko nkatwe twese mu miryango tuvukamo hari ibyo tuba turwana nabyo hari abafite Karande nk'izo wavuze hari izo gukenyuka hari izo kudashaka hari izo kudatera imbere hari nyinshi zitandukanye ariko ukabisobanukirwa ukagirirwa amahirwe ukabisobanukirwa ni ukuri ibi bintu bizengereje abantu mushumba ukareba buri kintu cyose ntacyo utakoze ariko haracyari ya bariyeri urumva ko ibyaguhigaga ku myaka 50 n'ingahe ushyira 60 nuko yabonaga wageze kuri ya parafo yo kumena urukuta ntabwo nayirenzeho wayirenze warayimenye ndimo ndarengera we wa breakinze iby'umuryango wabishwanyaguje ariko harimo n'abandi batarisobanukirwa cyangwa se babisobanukiye bataramenya icyo bakora bakurikiye iki kiganiro ndagira ngo mu gusoza uvuze akantu keza uvuga uti nahamagaye umuntu w'Imana mpamagara n'undi ariko nshaka n'igitambo kugira ngo tumenye aho twerekeza isengesho tugire ibyo dusenya uterura abuzukuru azabaterure ushaka gushyingirwa azashyingirwe neza nge nta kintu ishobora kuzashinja nko gushyingira umwana wawe nge ko urumva hari ikintu kibazo kimwe data ntiyatashye ubukwe bwanjye mama ntiyatashye ntiyarahari nta muntu hari hasi murumuna wanjye umwe ngo duca muri izo nzira zigoye ko ngiye ko maze kubona ibyo bintu maze kubona umugina w'imegeri mbonye bantumiye no mu nama mbona n'abantu bacisha imbere serikeye none ngiye ko mbona n'umuntu arambwengeraga ngo dosiye yaruzuye ngo warengejeho imyaka 2 bakwidosiye ngo kontra warengejeho imyaka 2 kontra nkorana nande nkorera nde urumva ko ndi umukozi wawe kugira ngo umuntu wahamagaye base kontra nigejeho umwaka umwe n'igice kumbi sanga mu gukenyuka kw'iwacu urengejeho ngendengejeho umwaka n'igice
ndavuga nti mpita mpaguruka rero ndahamagara jewe impamvu nkubwiye bino bintu uwo muntu ndamushimiye kuko yahise ampereza amafaranga ndabibuka arayampa ariko ntiyabimenya kubw'amahirwe nanjye mpamagara abantu ndabishyurira mitiweli abandi ndabagaburira igitambo ndakijyana ko njye ndabizi genza amahame urumva nta wabintegetse nawe ntahamagaye umukozi w'Imana umwe hamagara n'umwe turicara ndababwira nti rero harageze ko nongera gusinya kontara n'ubwami bw'Imana pana Karande nibyo mbinkurahije kuri kamera ukongera kumva ngo pasiteri yarwaye uzamenye ko nakubeshye filimi urushinge eshinge eshatu zigonda mu mutsi we harabibonye ntabwo byumvikana ntiwinjire ntabwo byumvikana pe bwari vanamo hari ibyo naraye mbwiwe bitazantera na kanseri vanamo akaguruka kitora akabyimba akaba umusozi ntutambuke rero noho ibyo namahame abantu benshi reka tuse nk'abakonkiriwa muri buno buryo niba wibonaho ibintu utarusanzwe wibonaho uburwayi busimbura ubundi ntago uvuze ngo wavutse umugaye ujya kwa muganga buri munsi ari ukagira mu myaka noho usigara umeze nk'aho inzu yabaye nka farumasi harimo imiti gusa kandi ikindi indwara zitwara amafaranga uzana amafaranga hati ikintu cyane nose nkubweze impamvu ngewe aho nari maze kwishyura kwa muganga ko yaramaze hafi kugera mu hafi 100 muri iki kiringo cy'amezi 2 ndwaye nari maze kwishyura arenga 630 ese ubwo urumva utarahombye hari ubwo wungutse none nahaye abatumye ntakira kuyafata nkafata amubare runaka ngafasha ngakora igikorwa cy'igitambo kinkuraho urupfu bintwaye iminota ingahe ibyo ngibyo rero abantu ayo mahame ntibayumva kuri bo ariko niba ubona situation urimo utarigeze uyibamo ugasanga kandi iwanyu nuko byagenze kandi ukarota ya migi nawe ukarota n'ibindi ntabwo nabisobanuye cyane harimo n'inzozi abantu batanga ugwa mu mazi wajya mu mazi agahita gutwara burundu abantu batanga ibyo ari byo byose ngo bave mu rwobo baguyemo ako birabagora kumva ko ngo batanga icyo ari cyo cyose kugira ngo ntibazahure n'icyo cyobo kibari imbere jya ubihorera ubuzima busimbura urundi urupfu rugasimbura urundi ubwenge buragurwa imodoka iragurwa Imana n'ubuzima nabwo y'ububuziye ko ngakabukabugura kandi umuntu yatanga ibyo atunze byose kugira ngo abone ubuzima ibyo ni imyumvire y'umuntu ku giti cye kandi ni amahitamo y'umuntu kuko buriya nkubwiza ukuri biragatsindwa kubona umuryango ubaho udashyingira udaterura abuzukuru umuryango ugacika uzima ugenda wakoraho kandi wabimenya agapfinza atayuruje agapfa ataraguze ya modoka agapfa adashoje amashuri ukabyara umwana agapfa akenyutse ntumurize ko tumaze imyaka nk'ibiri mu Rwanda hapfa abana bakiri bato umuntu arangiza kaminuza akaba arapfuye ugasubira n'igihombo rero iyo bimenye rero ndabikora bingendekera neza nakubwiye ngo niba uri mureba uko ndimo mvuga urabona hari n'akakomere nanagusiga ubutwiro kandi abwiye muganga nti vanamo nje mbwira madamu nige sinzongera namenye icyo ndimo urabona diabete iraje isigenda nta binini unyoye pressure iraze ubuzahani turutse nta ibyiza ufata mu irongeye buriya byaratumbagiraga bati turagushyira ku miti sigute mu kanya bakabibura niba ko nigeze kuva ku kibuga cy'indege ifite 530 ubundi ntujya muri koma ntibibaho mpageze mugati ntago bibaho banyicaza umwanya umwe bana ni 300 namaze 20 banyicaza ibindi kantu gatoye basanga ageze ku 130 ati ntago turimo tubyumva ngira 97 nditaye barabadayimo azi nibiki ngacishika simvuga umutima twapuga gute muri 160 habanye nta kibazo mfite bati nishwe n'umiti ibyo byose ngenda mbisimbuka hari n'igihe ugira gutyo warwara nakabaga ngo bakubage bakabura kwishina ugasanga ntiwishwe n'indwara Karande yiguteje bakubaga ntuhaguruke ibi ntago bari ngo babisumva yenda ugahoma amaso wandi atijisho reka turihindwe ni narizima bari bagarika pfira kimwe kase nigeze kumva this story y'umuntu irambabaza sinzi ukuntu ngo muganga yasomye nabi yaragiye kubaga ukuguru kw'ibumoso baga kw'iburyo urumva satani ari uko nigenda yiba abantu nibyo nakubwiye urumva ukurwaye ntago ariko babazi baba barabaza akangutse avuye mu kinyatire kata ukurwaye nuko basubizayo bakata meyo
hari undi muntu w'umubyeyi yasenganaga na madamu mu ryinyo bisanzwe kanseri ica mu ryinyo ahita apfa yari yaje mu rugo nabwo ariko madamu waretse kwikuzira iryinyo ko mbona agiye gukura ku bishyimbo dore ko nabitonganira ku byo bibuze mu rugo yanyuma mu mvugo ya gihanuzi ko yagiye nihanurira ntabwo sinkunze kwitigisa imyaka natitangiye sinkanga ndese erega ijwi niryo rikora nubundi ndabwira rwose twa Felix ntabye mvuga ntago nyambeshye bari gusenga na groupe ndabona ugiye kuva ku bishyimbo ziri ryinyo waretse kuri bararikuye kanseri yinjiramo no kuremba yagarutse arembera mu rugo byarakomeye urumva deje yatari kurahaga mu bundi buryo hari igihe satani akreye ikintu nk'uwo muntu wari uvuze noneho hakabaho kwihenda kugira ngo akurangirizemo agere ku migambi isaba kugira bwa bwenge mu gusenga nko kwambarije no kugira ngo ndatanga iki ndakora iki ariko igitambo ni ukuri ikintu cyose kwisi kigira agaciro mu mibare yacyo urakoze cyane ndagushimiye cyane n'abari badukurikiye nabo ndabashimiye ubwo nyine buri wese ajya akora uko umwuka amuyobora